tegura hamwe agera ku rugero rwiza, hamwe nyine nawe ubibona ko nubwo atabimenyere cyangwa ari ubwa mbere ubona ko nyine yafashwe rwose. Hanyuma rero iyo ugiye kubikora ntabwo tuyishyiramo yose, urabanza ukayishyiramo umutwe wayo ukagenda usunika, mbese aho wumva igarukiye akigirayo agataka, aho ngaho uhita usa n'ukuramo. Yes, ndagusubijeho dukurikiranye umunsi ku wundi. Ndacyahabaye ni wa mukobwa wanyu Diane cyangwa se shangazi wanyu Diane. Ndabakunda cyane rero aho muherereye mu nce zitandukanye, ba diaspora bacu turabakunda cyane, muratuzirikana natwe turabazirikana pe. Ni ukuri share, comment, like ni ibintu by'ingenzi kuri twebwe, kandi nukuri we wakoze na subscribe ndagushimiye mbikuye ku mutima. Wowe utarayikora nabo nimba nta mutima mubi cyangwa nimba nta buryarya, gerageza ukore subscribe. Nukuri ibiganiro byacu tubibona umunsi ku wundi. Nari nabemereye rero ko kubera ko hari ababimbaza benshi bambaza ngo isugi n'umukobwa, ese isugi iranyara, ese umukobwa utari isugi aranyara, bitandukaniye he, ese wabwirwa n'iki isugi? Ikintu kikubwira isugi, iyo umurongoye iyo uri kwishiramo arababara. Ako nyaboneka kubera ko bavuga ngo nta sugi ikibaho, ariko isugi zirahari, kuko n'aba bana baba barimo babyiruka nabo baba bakiri amasugi. Iyo agiye kwikora ubwa mbere rero urumva bari isugi, ntago baba baramusuguye. Ariko ni ukuvuga ngo uko ushobora kurongora isugi siko warongora wa wundi wabimenyereye. Noneho rero isugi yoyo ntago wayinyaza, kuko n'ubundi ugiye kwinyaza ababara kimwe n'uko uyishyiramo akababara. Ariko buriya uko ushobora kurongora isugi, ugenda uyishyiramo gake sibyo, kandi ukabanza ukamutegura hamwe agera ku rugero rwiza, hamwe nyine nawe ubibona ko nubwo atabimenyere cyangwa ari ubwa mbere ubona ko nyine yafashwe rwose. Hanyuma rero iyo ugiye kubikora ntabwo tuyishyiramo yose, urabanza ukayishyiramo umutwe wayo ukagenda usunika, mbese aho wumva igarukiye akigirayo agataka, aho ngaho uhita usa n'ukuramo, ukagenda ukongera umenyereza hahandi ubona adatangiye atakibabara cyane. Ariko uko byagenda uko ariko kose isugi ni ubwo kagatsi kaba kenda gucika, noneho agatsi cyangwa agashashi kaba korosheho. Ni ukuvuga ngo kari agatsi iyo gacitse n'ubundi uhita ubibona ahita ava amaraso akajya ku buriri cyangwa se ku mashuka, aho ngaho uhita ubyibwira. Noneho rero urumva nta kuntu wajya kumunyaza. Noneho umukobwa rero wiwe wabimenyereye, umukobwa wabimenyereye ubikoze nk'inshuro zirenga, kuko n'ubundi buriya isugi yo niyo yabikora inshuro 4 cyangwa 5 atabikoze buri munsi, uko byagenda uko ariko kose n'ubundi abakibabara ajya kumenyeramo hashize iminsi. Rwose umukobwa wese muzaryamana ukumva imboro yawe yose igiyemo ntababaye, uwo nguwo we aba yarabaye umumama, kandi none ukabona uramunyaje biremeye. Ni ukuvuga ngo nawe ababikoze inshuro nyinshi aba yarabaye nk'umudamu, kuko n'umudamu iyo mubanye ari vierge cyangwa atabikora cyane, ndatekereza nawe ubanza kumumenyereza, ntago uhita uyishyiramo gutyo cyane ko muri iki gihe nyine abantu benshi basigaye bimenyereye kwirongoranira, nta bintu birenze nyine babigize nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Ariko ni ukuvuga ngo isugi yo ntago ari uko bimeze, kandi umukobwa wabimenyereye nta birenze uramunyaza akanyara. Ndatekereza ko wowe watubajije isugi n'itari isugi ko agomba kunyara rwose nta kibazo, numva ko ushobora kuba usobanukiwe. Cyangwa se n'abakobwa benshi bagenda bambaza ngo se umukobwa ashobora kunyara. Buriya hari abantu kunyaza baba bafite ubuhanga. Ese buriya muzi yuko hari amavangingo atandukanye, harimo n'abanyara urufuro, ukamurongora akazana urufuro.
ubwo rero urumva ibyo ngibyo nanone, ariko nanone uwo w'urufuro biterwa n'ukuba wamunyaje n'uko biba bimeze. Niko hari ntekereza, kubera yuko n'ubundi wabikoze neza n'ubundi y'amavangingo yiwe araza nta bintu birenze. Ndatekereza rero wambajije cyangwa se mwe mwatubajije mukatwandikira, murasobanukiwe isugi n'itari isugi aho bitandukaniye, sibyo? Isugi ishobora kumara n'ukwezi ukimenyereza ikibabara na ya maraso akiva. Kubera iki? Kubera ka gatsi katuritse. Ubwo rero urumva ko atandukanye na wa wundi utari isugi. Nayo nimenyera ikamenyera kubikora nta birenze, naho wamunyaza wakanyara. Ariko buriya ntekereza yuko uko mbyumva aba yaramenyereye, yarabaye nk'umugore, sibyo? Ndabakunda cyane rero, nizere ko wowe usubijwe na mugenzi wawe nubwo kuri kino kiganiro nawe wari ufite iyo mpungenge. Nizere yuko mushubijwe kandi mutavuga ngo nta sugi ngo zibaho, ngo isugi zibaho. Hari abana bitonda nkuko hariho imanzi zibaho rwose. Erega rero n'abantu bajya gushaka rwose bakiri amasugi, bakanga kwiyanduza, kuvuga ati ubwambure bwanjye n'umugabo wanjye uzabubona, sibyo? Ni ukuri kw'Imana barahari, abakobwa barahari mu gihugu cyacu bitonda. Tubakunda cyane aho muherereye. Ngewe bageze ibiganiro bitandukanye, Shangazi Diane.